kumwumvise gushaka Imana. Undi ushakiye Imana iburyo yishakira ibumoso. Ibumoso wabura ukayishakira imbere n'inyuma. Ahantu hose ugomba kuyishaka kuyifashe. Kandi akankubwira ikintu kizitambika mu gushaka Imana kwawe ku buryo wacyakitambika buryo kubita bive mu nzira ariko ushaka Imana. Kuko iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye kashi, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye kurama, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye ubugingo buhoraho, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye iterambere, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye icyubahiro, iyo washyikiriye Imana uba ushyikiriye amasaziro meza, iyo washyikiriye Imana uba ushyikiriye amahoro. Ibintu byose ukeneye washyikiriye Imana ubu bifite uki. Uzi ukuntu turi kubahurura. Mureke mbabwire, hari umuntu w'Imana uherutse gusaba imbabazi. Ndavuga Theo, bose babireba. Asaba imbabazi. Theo, Imana iguha umugisha aho uri hose. Ese buriya muzi yuko ari we wakoze? Impamvu muvuze nuko ari ibintu byabayeho cyane, ntabwo ari ibanga mennye, ni ibintu byavuzweho cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe cyane. Ni kuri Mama Sharirene Official. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ibarinze, kandi nizere ko mukomeje kunogerwa n'ibiganiro binyura kuri Mama Sharirene Official. Nizere ko mukomeje kunyurwa na filimi Buhenebere, kandi nizere yuko mukomeje kwaguka mu buryo bw'umwuka. Nizere ko kuboko kw'Imana ishobora byose n'ijisho ry'Uwiteka rikomeje kubareba, kandi nizere ko Imana ikomeje gukorana namwe iby'ubutwari. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Turabakunda cyane, kandi tujya twitegereza comment zanyu mudutera courage, kandi mutubwira ko muri guhinduka mukanafashwa. Abampamagara, abanyandikira, biriya byose tubiha agaciro kuko turiho ku bwanyu. Uyu munsi ndetse mfite isanganyamatsiko yo kubabwira ngo ubundi abakozi b'Imana baba bagomba kuba abakozi b'Imana. Ni Imana yadushyiraho kuba abakozi b'Imana kugira ngo tube abakozi b'abantu. Turi abakozi b'abantu. Ubwo rero turiho ku bwanyu. Imana rero ibaho umugisha cyane, ndetse ndanabashuhuje mwebwe mwese abari mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye. Ndabashuhuje abari mu bihugu by'abaturanyi mwese abaturanyi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, kandi ibaramburira ukuboko k'umugisha aho mugiye mutuye mu bihugu byanyu. Ineza y'Imana, gutabarwa n'Imana bikomeze bibane namwe. Namwe rero abari mu bihugu bya Afrika hirya no hino, ahantu henshi mugenda mudukurikirana kuri Mama Sharirene Official, kandi turanasuhuza namwe mugenda mudukurikiranira mu bihugu by'amahanga, abari muri Europe, abari muri Aziya, namwe muri Australia, abari muri Amerika y'Epfo n'iya ruguru. Mwese abari mu mirimo myinshi itandukanye, abacunga umutekano mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Namwe bakozi b'Imana aho muri hose, inshuti ndetse n'abavandimwe, turabakunda kandi turabazirikana. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nkuko tugenda tuganira ijambo ry'Imana mu buryo bwo kuvuga ubutumwa ndetse no mu buryo bwo kubwiriza, tukanarivuga mu buryo bwo guhugura ndetse no mu buryo bwo kuganira, ibyo byose intego yabyo nuko ari ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku bintu by'ingenzi. Hari ibintu by'ingenzi turi buganire kandi bikaba ama episode, kubera ko ngenda ndeba ibintu byakugirira umumaro, byo byagufasha kubinaha ukaba umukirisitu. Kuko hari ikiganiro mperutse gukorana na Sharirene, turi kubabwira ngo mbere yuko ujya mu gihugu cyo mu ijuru ugomba gutunganya aho ujya uhatunganyiriza aho uri. Igihugu utuyemo cy'u Rwanda cyangwa aho ngaho uri unkurikiranye, ntabwo ushobora kuzajya mu ijuru kandi udatunganyije aho uri. Ntabwo ushobora kujya mu ijuru udatunganyije mu gihugu cyawe, nationalite. Ntabwo bishoboka. Nubona ushoboye kuba mu gihugu, haleluya, ukaba mu gihugu cyawe Imana yaguhayeho gakondo, ukahaba nta muvumo, ukahaba utabangamye, ukahaba nta bikurega ndetse nta n'ibibazo hafite, nagira ngo nkubwire ngo no mu gihugu cyo mu ijuru uzitegure kugituramo. Ariko nunanirwa kubana n'abanyiri igihugu uvukamo Imana yaguhayemo gakondo,
gakondo ntuzibwire ngo uzabasha no kuba mu gihugu cyo mu ijuru, kuko inaha aho dutuye niho Imana idutunganyiriza. Hanyuma rero ndashaka tuganire ku bintu bigera muri bingahe, ndagenda tubivuga ku ma episode. Ndashaka tuganire ngo hari ibintu tugomba kumenya, hari ibintu tugomba kumenya, hari ibintu reka mbabwire nk'abakristo, hari ibintu tugomba kumenya bikaba itegeko, ariko hari n'ibindi tugomba kumenya tubishatse tutanabishatse. Ntabwo ibintu byose dukwiye kubimenya, ariko bingiye kukuganiriza ndashaka kukubwira ngo hari ibintu dukwiye kumenya nk'abakozi b'Imana, hari ibintu dukwiye kumenya nk'abakristo bageze ikirenge muke, hari ibintu abayobozi bakwiye kumenya, hari n'ibindi abayoborwa bakwiye kugira gute kumenya. Hari ibintu bidakwiye kubura mu gakiza dufite, hari ibintu bitakwiye kubura mu rugendo rujya mu ijuru, hari ibintu bidakwiye kubura mu masengesho dusenga, hari ibintu dukwiye gufata mu mutwe, hari ibintu dukwiye gufata mu mutwe ku buryo n'uwadukura mu bitotsi akabitubaza twabimusobanurira, kuko ari ryo tegeko. Kwemera kuba umugaragu w'abandi, kuko ari ryo tegeko ku bakozi b'Imana. Ndashaka mpere ibintu dukwiye kumenya. Hari ibintu abakozi b'Imana bakwiye kumenya, hari ibintu abakozi b'Imana, nivuga abakozi b'Imana ni abantu bagiye bahabwa inshingano, bayihabwa n'Imana mu kuyobora ubwoko bw'Imana. Nawe wayihaye ntacyo, uramutse umenya ibi bintu ukabikurikiza byazagohesha amahirwe. Imana ikavuga iti nubwo ntari naguhaye akazi warakihaye kandi ugakora neza, kuko ndabizi neza ko abafite amazina y'ubushumba mwese ntago ari Imana yabahaye, n'abafite amazina y'ubupasiteri mwese ntago hari Imana yabubahaye, abafite amazina y'ububishop mwese suko Imana yabubahaye, ariko ab'Imana yabubahaye nabitigeze ibuha ishobora kutabiguha ariko ukabikora neza, ikavuga iti nubwo wabyihaye ariko wankoreye neza. Muri make ni nk'umuntu ushobora kuza iwawe agashakisha ahantu hari itorosho, agashaka hari umweyo, agashaka ahantu hari ibyo guteka, akihakaza akagukoropera, agukoropeye neza se ubudisi ntiwabugize Imana, akagukuburira, akagutekera, akagukorera imirimo kandi nta kazi wagize gute wamuhaye. Uwo muntu ntiwamukubita kandi ntiwamwirukana mu gihe yaba bikoze agamije inyungu yo kugira ngo ugubwe neza. Hanyuma hari ibintu abakozi b'Imana ndashaka kubabwira uyu munsi, nashakaga kubamenyesha ngo mukwiye kumenya ko Imana yabahamagariye kuba abagaragu b'abandi. Muri abagaragu, turi abagaragu b'abantu, turi abakozi b'abantu, niki Imana yaduhamagariye. Impamvu ushaka ko tubiganiraho ni uko abo twagombaga gukorera ubu tuvugana nibo bari kudukorera. Dore bubiganireho nkubwira ingaruka n'umubabaro irimo, nkubwire n'ibihombo by'ukuntu Imana yahombye hagati aho. Turebe ijambo ry'Imana muri Mariko ibice byaho 2 umurongo waho wa 3, reka turiho cyangwa duhere ku murongo wa 1. Mariko ibice 2 umurongo wa 1 ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, benshi bateranira aho buzuyira inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bahamaze kuhapfumura bamumanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Mureke twongere dusubiremo aya magambo. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, benshi bateraniraho buzuye inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye
basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho bamaze aharinganiye n'aho ari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ndashaka tuganire ku magambo. Iyi message ndashaka kuyiha abayobozi, abashumba, abakozi b'Imana, abavuga butumwa, namwe bahanuzi. Ndashaka kubabwira ngo iri zina kuba turi abakozi b'Imana ni ikimenyetso cy'uko turi abakozi b'abantu. Turi abakozi b'Imana. Imana yaduhaye akazi ko kuyirerera. Nicyo nshaka kugusobanurira. Kandi impamvu ushaka kubibabwira ni ukuntu ibintu byafashe indi ntera, abo twagombaga gukorera ubu nibo bari kudukorera. Imana idutabare. Turi abakozi b'abantu. Ngewe ndi umukozi wabo mbwiriza, uri umukozi wabo ushumbye, uri umukozi wabo pasitera, uri umukozi wabo bishop, uri umukozi wabo hanurira n'abubwiriza ubutumwa. Icyo kintu mugomba kubimenya, ni ukuri turi abakozi b'abantu. Kuko na Yesu aza mu bintu yakoze bya mbere, yicishije bugufi abo umukozi w'abantu. Mureke mbabwire, turi abakozi b'abantu. Aya makuru ngo yari yamenyekanye ko ngo Yesu yaje i Kaperinawumu, ngo barabimenya. Mureke mbabwire, impamvu babimenye bagahurura ni uko bari bazi kiri muri Yesu. Natwe hari uburyo baduhururira bitewe n'ikiri muri twebwe. Iyo bavuze ngo aha hari umuhanuzi, hari igihe usanga abantu bagiye gufata nimero kugira ngo babonane n'umukozi w'Imana. Hari n'igihe hari abapasiteri bajya batanga randevu kubera bakenewe n'abantu benshi. Cyo ntabwo ari icyaha, ndetse no kumugeraho bikaba byakomera. Nkwibutse ko abo bantu ari abantu buntu, hari inyama n'amaraso. Yesu rero wahitaga gukoraho, ntabwo ari nkatwe, ariko ntabwo ari nkatwe twirukana abadayimoni imyaka 5 tukabirukana imyaka 2 batarava mu muntu. Yesu we ngo baramurebaga abadayimoni, ngo bakavuga ngo tureke twigendere, ngo duhuriye he nawe mwana w'Imana. Bakamukubita amaso gusa bakagenda. Umuntu rero wavuraga abantu atabatse mituweli, umuntu akavura abantu atabahaye randevu, akavura abantu atabohereje hehe nahe, ahubwo warazaga na haleluya. Iyo abantu bazaga kuri Yesu kubera ubushobozi yari afite, hari abo yarebaga bagakira, hari abo yaramburaga ikiganza kitabakozeho ikiganza cye gutya abantu bagakira. Urumva uwo muntu rero ntago yari asanzwe. Yesu yazuraga abapfuye, agahumura impumyi, akaruhura abarushye, agakiza abantu ibyaha. Yari afite ibintu bituma abantu bagomba gushika bakaza aho ari. Ngo bamenye ko ari Kaperinawumu, ngo bose barashika, ngo aho yari ari mu nzu, ngo burira, ngo buzura mu nzu. Bibiliya yatubwiye ngo baranasohoka, ngo bararenga, ngo bahagarara no hanze. Ngo hari umuntu wari uhetswe n'abantu 4, ngo yara aremaye. Ngo barebye mu muryango babona haruzuye harapfutse, ngo barebye mu madirishya babona haruzuye harapfutse. Bati uko biri kose ntabwo turi buburi inzira turi bunyuremo. Amina. Ntabwo turi buburi inzira yo kunyuramo tugiye kureba Yesu. Niyo mpamvu ushaka kubwira abantu bananiwe gukizwa kubera abandi. Witubeshya, burya ntabyo washakaga nawe ntibyari bikurimo. Haleluya. Ugomba gushakira Yesu unyuze mu muryango. Wabona bikomeye kugira ngo umugereho ukanyura mu madirishya, wabona ari hatari ugasakambura inzu ukanyura no hejuru, ariko inzira yose ikugeza kuri Yesu. Naho yabirimwe amahwa, naho yabirimwe imifatangwe, naho yabirimo ibimene by'amacupa, naho yabirimo intare, naho yabirimo inzoka, naho yabirimo ubugome, naho yabirimo ubwicanyi, ugomba kuyinyuramo. Kandi reka nkubwire, inzira yose unyuramo uje gushaka Yesu ntushobora kuyikomerekeramo. Imana iduha umugisha cyane. Hanyuma ngo baravuga bati uko biri kose kuba yaje, iyi ni promotion twahawe baroko, dufite turi muri promotion.
agakiza muri gutesha agaciro mukagafata nk'ibiboga byaboze. Nagira ngo mbabwire ngo hari abakababaye kandi nkubwire ngo ntuzagomeza kugakinisha ngo ukomeze kukagira nk'akadenesi. Ntabwo agakiza uzakomeza kukagira nk'urwagwa, ntabwo uzakagira igikatsi, ntabwo uzakagira imbetezi, ntabwo uzakagira ubugoro. Nukomeza kugafata uko byumva uwakaguhaye azakunyaga, kuko aho waturutse hari abaharuhiye. Aho naturutse hari abandi bahari, aho wavuye mu kabari hari abasinzi bariyo, aho wavuye mu buraya hari abasigayeyo, aho wavuye mu burushyi hari ab'Imana yasizeyo izakakwambura izagaha abandi. Ariko ngo bashaka aho gupfumurira, ngo barangije baravuga ati gahunda nuko umugezayo, ngo maze baracunga nimba bararebe mu idirishya cyangwa mu muryango ngo bamuciryera muri position aho yarahagaze, ngo baravuga bati twamaze kuhabona, ngo barangije barurira, ngo basakambura inzu. Kumwumvise gushaka Imana, undi ushakiye Imana iburyo yishakira ibumoso, ibumoso wabura ukayishakira imbere n'inyuma, ahantu hose ugomba kuyishaka pa kuyifashe. Kandi akankubwira ikintu kizitambika mu gushaka Imana kwawe ku buryo wacyakitambika, buryo kubita bive mu nzira ariko ushaka Imana. Kuko iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye kashi, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye kurama, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye ubugingo buhoraho, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye iterambere, iyo washyikiriye Imana uba washyikiriye icyubahiro, iyo washyikiriye Imana uba ushyikiriye amasaziro meza, iyo washyikiriye Imana uba ushyikiriye amahoro. Ibintu byose ukeneye washyikiriye Imana uba ubifite. Ngo maze ngo barangije ngo babariranya ngo n'ahantu Yesu ahagaze, ngo bafata ya ngobyi irimo wa muntu ngo bamumanurira aho Yesu yarari, ngo maze Yesu aritegereza. Mureke babwire ngo Yesu arabitegereza, ngo arabareba, ngo abona imbaraga bakoresheje ngo no kwizera bafite, ngo maze yitegereza wa murwayi, harangije aramubwira ngo ibyaha byawe ugize gute, urabibabariwe, genda amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Mureke mbabwire, ndashaka kubwira abakozi b'Imana ngo nta yindi ntego Imana yaduhaye niyo gufata abantu tukabashyikiriza Kristo, niyo guterura abarwayi b'Imana tugafata abarwayi b'Imana hanyuma tukabageza kuri Kristo, niyo gufata abantu b'Imana tukabashyira Yesu, niyo gufata abantu tukabashyira Imana. Nta yindi vision, nta yindi mission, nta kindi kintu cyatuzanye mu isi, nta kindi Imana yatumye tugabira umurimo, nta kintu cyatumye kindi umenyekana. Icyubahiro Imana yaguhaye n'amafaranga yaguhaye kuguhamagara ikagukuraho nawe wiyiziye, nta yindi ntego, nta wundi mupango. Imana yashakaga yuko dufata abantu tukabashyira Imana. Niyo misiyo. Kandi twamara kubashyira Imana, abo bantu Imana iduhaye tukemera kuba abagaragu babo. Ariko reka mpera ahangaha mbari ibyo mbabwira ukuntu tugomba gufata abantu tukabashyikiriza Imana. Ugafata umuntu ukamushyikiriza Imana. Dukwiye gufata abo Imana yaduhaye kubwiriza tukabaha inyigisho zo kubashyikiriza Imana, dukwiye kubaha impuguro zibashyikiriza Imana, dukwiye kubaha ibiganiro bibashyikiriza Imana, dukwiye kubaha training ibajyana ku Mana. Nta yindi misiyo mufite yemwe abanyetorero bari mu Rwanda no mu mahanga, nta yindi misiyo Imana yaguhaye. Amavuta ushaka ngo Imana iguhe nuko ishaka ko ukora misiyo yo gufata abantu ukabaha Imana, nta bindi bintu. Mureke mbabwire, mujya mwikunda mugakunda n'ibyanyu mukumva ko ibyanyu ari byo bikwiye gutera imbere bikagira n'agaciro, ndetse ibyanyu byapfa mukababara mukumva ko Imana ari ikibumbano kibereye hariya kitazi ubwenge kidakora ariko Imana ni umunyabwenge, Imana ni umuhanga. N'ibyo mutazi kugenzura byose igira gute, irabigenzura. Ngiye kuguha urugero kugira ngo ubyumve, umve n'akazi kakuzanye mwisi. Uramutse ushatse umukozi, wamara gushaka umukozi ukamushakira ibyo kurya no kunywa agomba kugaburira abana bawe,
ukamuha amata, ukamuha imbuto, ukamuha ibyo kurya, ikintu cyose ukagiha iki umukozi, ukamubwira uti ngiye mu kazi dore umenyera umwana. Hanyuma umukozi yabona urenze irembo akajya kwaya mu byo wamusigiye byo guha umwana, akabyayamo, akaba yabyirira cyangwa atanabyirira, akabinyanyagiza uko abyumva, ntagaburire wa mwana. Icyo nzi ni uko ugize Imana ukabona kamera yamukameye yuko atagaburiye umwana wawe, ikintu wakora cya mbere ni ukumwirukana. Hari n'icyo yagukorera ukamujyana he, ukajya no kumufungisha. Nimba mubabazwa n'abayaya n'ababoyi banyu batabakoreye neza mu ngo zanyu, Imana yo mu ijuru niyo itazababazwa n'abakozi batari gukora akazi neza. Nta yindi ntego Imana yaduhaye, niyo gufata abantu tukabashyikiriza Kristo. Ariko ibintu byose Satani n'abadayimoni barabivangavanze. Ubu amasomo menshi abantu bamenye, abantu ikintu bamenye mu mutwe cya mbere, bamenye ko umuntu wese utanze amafaranga Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ariko bibagirwa ikintu gikomeye, bibagirwa ko imbabazi ziruta ibitambo. Abantu bigishijwe kuba inaha mu isi, bigishwa ukuntu iyo utanze 1,000 uhabwa 2. Iyo utanze urukweto rumwe Imana iguha inkweto imiguru nk'itanu. Babwiwe ukuntu iyo utanze igare Imana iguha moto, iyo utanze moto Imana iguha imodoka, iyo utanze imodoka Imana iguha za rukururana. Ni ibyo abantu bafashe mu mutwe. Ariko reka nkubwire, kuba bakwigisha ukuntu ukwiye gukora n'ukuntu ukwiye kubinaha ni byiza, kuko byose turabikeneye. Ariko niba kwigisha ikintu wakora kigatuma ubwami bw'Imana bwaguka muri wowe, bakwigisha kwitondera amategeko y'Imana ndetse no kwitondera Imana, babigisha ukuntu Imana itanga umugisha, ariko banababwira ukuntu Imana igitanga umuvumo. Bajye babigisha ukuntu Imana ishyira hejuru, ariko bababwira ukuntu ishyira no mu mukungugu. Bajye bababwira ukuntu Imana iguhaza uburame, ariko Imana ikaba yakugira n'igikenya. Bajye bakubwira ukuntu ushakana Imana umwete hazayibona, kandi bakubwira ukuntu umukiranutsi azashisha amere nk'umwerezi w'i Lebanoni, azashisha nk'umukindo. Kandi bajya babikubwira ukuntu umukiranutsi ameze nk'igiti cyatewe, haleluya, hafi y'amazi. Ariko bakubwira ukuntu umunyabyaha azashiraho nk'uko ubwatsi bwoma bukarangira. Bajya bakubwira ukuntu umunyabyaha azatumuka nk'uko ivumbi ritumuka rikagenda. Bajya bakubwira ukuntu umunyabyaha azarangira nk'uko bamena amazi mu butaka akagenda ntagaruke. Bazajye babikubwira. Babajye bababwira ukuntu Imana yica kandi ikanakiza. Bababwira ukuntu abayikundana, abantu bayishakana umwete bagomba kuyibona. Bajye bababwira ukuntu abakomangira Imana ibakingurira. Bajye bababwira ukuntu Imana itari Imana y'intambira kibi. Kandi bajye bababwira ukuntu Imana itirengagiza umutima w'umukiranutsi, kandi ko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Bajye babibabwira, kandi bababwira ukuntu Uwiteka azahaza uburame umukiranutsi. Bababwire ko ikuzimu habaho, kandi bababwire ko no mu ijuru hariho. Bajye babibabwira. Bajye bababwira ukuntu umunyabyaha azagubwa nabi, bababwire ukuntu umukiranutsi azagubwa neza. Bibigisha gutanga amafaranga byonyine, niba nabigisha gutanga umutima ukawuha Kirisitu, ukamuha umutima, ukabona kuzana ituro. Babigisha ukuntu imbabazi ziruta ibitambo, kandi babigisha ukuntu amaraso ya Yesu hari amaraso y'igiciro, Yesu umuntu wese wanduye. Niba babwira ukuntu Imana idakunda abakire gusa, bajye bababwira n'ukuntu Imana ikunda abakene. Niba babwira ukuntu Imana idakunda abo mu mujyi gusa, bajye bababwira ukuntu ikunda n'abo mu cyaro. Niba bibabwira ukuntu Yesu ari umugabo w'imfubyi n'abapfakazi, ari umugabo w'abapfakazi kandi akaba se w'imfubyi. Niba babwira ukuntu umuntu wese urushye Yesu abarambuye ibiganza kugira ngo amuruhure. Niba babwira iby'ubwere bw'Imana, bababwira ubutatu butagatifu, niba bibabwire. Ariko ubwo nanjye nyine ndabibabwiye, ariko nta yindi misiyo. Mureke mbabwire, nta yindi misiyo yanzanye ku isi.
nta yindi misiyo yazanye mwebwe abakozi b'Imana. Misiyo dufite niyo gufata abantu hanyuma tukabashyikiriza Yesu. Haleluya. Hanyuma ngo bari abagabo bane ngo bari bahetse ikirema ngo bagishyira Yesu. Ibirema turabifite. Dufite abantu bafite ubumuga bw'amaguru mu buryo bw'umwuka. Dufite abantu bafite ubumuga mu buryo bw'amatwi ko kutumva. Dufite abafite ubumuga mu buryo bwo kubibiragi. Dufite abantu bafite ubumuga. Baba we turabifite. Ariko mureke mbabwire ikintu kibabaje uyu mwami nuko tutari kubaterura ngo tubashyire umwami, ahubwo turi kubahuhura. Uzi ukuntu turi kubahurura? Mureke mbabwire, hari umuntu w'Imana uherutse gusaba imbabazi. Ndavuga ate bose babireba asaba imbabazi. Tewo, Imana iguha umugisha aho uri hose. Ese buriya muzi yuko ari we wakoze? Impamvu muvuze nuko ari ibintu byabayeho cyane, ntabwo ari ibanga mennye, ni ibintu byavuzweho cyane. Asabye imbabazi aho kugira ngo twishime tunezezwe nuko intama y'Imana igarutse. Yewe uriya arabeshya n'ubukene yagize. Baba ariko Imana ifite abantu. Azasubirayo. Buriya se mwizeye yuko yakijijwe? Ariko se reka mbabazi, ajya kubikora kwa mutigeze mumuhamagara, kwa mutigeze atigeze atanga amatangazo, ko yagiye ntimubimenye, n'umunsi wa mbere abikora ko mutari mwabimenye, ko mutari mwarabimenye abana yabyaye, ko mwabimenye kuko Imana yemeye ko mubimenya, kandi ikaba yemeye ko tunabimenya ko yakijijwe. Yaba yakijijwe yaba atakijijwe, ntago dukwiye kumuca intege, dukwiye kumusengera nkuko ngewe mu bantu bamusengeraga mbamo. Ntago ari ibintu bya brag. Dukwiye kumusengera yaba ari no kujijisha nkuko mubitekereza, hanyuma bikazavamo ibyo kuri n'umumaro. Ntago dukwiye kumuca intege ngo tumwereke ko yakoze ibintu byinshi bitababarirwa, kuko n'abatarajya hagaragara murahari, kandi hari abamurushije gukora ibibi. Ngo bafata ikirema ngo bamushyira Yesu. Dufite abarwayi, mureke mbabwire bakozi b'Imana, dufite abo twabwirije, dufite abo twahanuriye, dufite abo twabatije, dufite abo twayoboye. Birababaje, biteye agahinda kuba umuntu ajya muri biro ye, hanyuma abaje bakaza, abantu bagaparika hariya, yamenya umukene ngo ararwaye maze bakajya kumusura, ariko umukene se bamenya naho ari? Birababaje. Nimuze twisubireho, muze dufate abantu tubashyikiriza Imana. Turi kumenya amadosiye y'abaguye, aho kugira ngo tubegure, aho kugira ngo tubasure, aho kugira ngo tubabwire ngo ibyo mwakoze ni ibyaha. Ariko nimugarukiraho, nimugarukire ku mwami, mugaruke ku mwami. Turarushaho kubahorahoza no kubica ubutazagaruka. Umuntu yatera inda akajya agenda yihishe ngo kugira ngo batamubona, mukamuvuga, ayarangiza Satani akavuga ati ntiwabonye bene wane, isubirireyo ugende werure. Noneho agatera inda abana na ba nyina, ugasanga yabaye ruharwa kandi tubigize mu ruhare. Ariko ngo bafata umuntu uremaye bamushyira Yesu. Nimuze dufata abo bantu baremaye mu buryo bw'umwuka, nimuze dufata abo bapfuye tugende tubashyira Imana, n'abapfuye yabazura. Nimuze dufata abataye, Imana ibahe kugaruka. Nimuze dufata abarwayi b'Imana, bamwe barwaragurika, bamwe twirirwa twicayeho ngo bari mu kabari, ngo mwabafatiye kuri mitsingi, ngo kandi ari abapasiteri, ngo mwabafatiye ku mahoteli, ngo mubafatira mu bubari, ngo yarari kumwe n'inkumi, ngo ngewe ngo yashatse undi mugabo, umugore wa kabiri, ngo afite abagabo batatu. Byose ni ibiki? Nimuze dufata abo barwayi hanyuma tubashyire Yesu. Niyo misiyo twahawe. Ariko mwebwe muryamiye amajanja. Uburyamiye amajanja, iyo ugize Imana ukabona ikimenyetso cy'uko ari umusinzi, uruhukira kwa mushumba, kandi ukumva umutima uranezerewe. Aho kugira ngo reka nkubwire, iyaba wababaraga ntiwakerukira kwa mushumba ngo ugiye kumutangira raporo ngo wamufasha ari kunywa inzoga. Ariko nimureke mbabaze, ko mufite abana banyu babajura, ko mutabatanze kuri polisi kandi muzi ko biri? Ko mufite abana banyu babicanye namwe ko mubizi, batera n'ibyuma, batera n'amabuye b'imbobo, bahagarara mu makaritsiye bakambura abantu, ukabuza ikimenyetso cy'uko umwana wawe yiba, kuki utamushorera ngo mutange muri polisi? Ubu kimufitiye imbabazi, ukamuhugura ugira ngo azahinduka. Hanyuma abana b'Imana rero, niba mushaka ngo Imana ifate igende ibamene mu kimoteri, muri ibeshye, barabashutse. Uko udashaka kujugunya abawe, ntabwo Imana izajugunya abawe. Ndashaka ko dusoreza hano,
nkubwira ngo nimba utagira ivugabutumwa ribyara basi uzagira imbuto zibyara, ubwo se uzabaho koko uri umuntu wabuze byose nk'ingata imena? Nimba nta mbuto zibyara basi wagize ivugabutumwa ribyara. Dusenge. Mana nziza ndagushimye. Haleluya, haleluya. Ndagushimye kubw'amagambo y'ubwenge, kandi ndagushimye kubw'amagambo ushaka guhembuza abana bawe. Ndagushimye kubw'urukundo ukunda abo wabyaye bari hirya no hino. Ukunda umwana w'umuntu kuko wamuremye wamwitondeye kandi umugambiriraho iby'icyubahiro. Nanjye ndagushimye habwe icyubahiro. Nunyemerere uyu mwanya uherekeze izi mpuguro Mana, urambura ikiganza cyawe kuri zo, uzigeze hafi na kure, zigende mu gihugu cy'u Rwanda, zijye mu bihugu by'abaturanyi, zijye mu bihugu by'abazungu, muri Afrika, kubakomeye n'aboroshye. Ubu butumwa bubagereho. Utumva icyongereza umusobanurire, utumva ikinyarwanda umusobanurire, umuntu wese umusobanurire mu rurimi yumva. Uwiteka, utumva ikinyarwanda umusobanurire mu rurimi rwe, utumva ikinyarwanda umusobanurire mu rurimi rwe. Hari abavuga icyongereza n'igifaransa n'igiswe n'izindi ndimi, ariko buri wese Mana nkimara kuvuga wohereze marayika asobanurire buri wese kugira ngo ubwami bwawe bwaguke kandi umurimo wawe ukomeze ukorwe. Ndagushimye cyane, komeza kuduha imbaraga n'amavuta kandi ukomeze kudushyigikira muri byose. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero y'amahoro nibahe umugisha. Nizere yuko mwaguwe neza kubw'iki kiganiro. Turabakunda cyane. Rero ntukomeze kubireba wenyine, ukore share, wandika aho hepfo kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo. Hanyuma aho hasi murahabona nimero zanjye, hari nimero za WhatsApp, hakaba ni nimero zisanzwe. Imana ibaho umugisha.